fata ku mavuta nyuma yo guhabwa imbabazi. Sibyo? Fata ku mavuta nyuma yo guhabwa imbabazi agasohoka. Na nyakubahwa umuyobozi wacu agatanga imbabazi ku bantu barenga 1,800. Na fata ku mavuta twagira neza arasohoka. Ariko fata ku mavuta biragira biti abantu batamusuye kandi barakoranaga uzi icyo batangajeho. Heyo mucyo umeze se wallahi shani fresh man. Kigali hari ikintu cyitwa vibe Nyarugenge. Nyarugenge ibintu byakomeye ndabona nawe ukuntu busa noneho sinzi urabibona n'imbaraga z'amafaranga bro. Noneho jewe urumva bitewe n'ibirori byari i Kigali bitewe n'amakuru mfite ngomba kuza nsa neza nkaza nkayabaragura nkayabahereza nkaheza abanyarwanda bro. ngufite amakuru ariko danje bro. Noneho reka jye maze nsuhuza abanyarwanda bro. Ariko mbere na mbere kandi nsuhuze boss wa Wix TV show uduhereza akazi. Cyane much respect to them. Uyu mugabo akora ibishoboka byose aduheza igikoresho cyiza, kamera nziza bro, nta kintu aba yatwimye. Sibyo? Noneho jewe nkuko mubizi tuba mu myidagaduro ikuru aho riva rikagera mba narikuyeyo. Sibyo? Cyane. Nose umeze uti? Naye ndashima ja. Ndashima. Iyi weekend wari hehe se cyaje tuva mu kazi wahise ujya he? Weekend cyangwa ko yamfashe nibereye stay. Oya. Nukuri. Cyaje dutandukana n'ahantu wagiye waragiye uraryama cyangwa wahise ujya ahantu byabereye? Oya nana rimwe nahise. Twari tunaniwe ariko. Twakoze rega abanyarwanda turi kubaha ibintu birenze urumva. Noneho jewe ndashaka kubanza kumenya iriya nkuru yitoratoje yabamusinga na Yobogare n'abarabaje n'ibandi. Sibyo? Na Mucunyi. Sibyo? Zira nkuru ndashaka kuzimenya urazizi. Reka nzibazanire urumva. Noneho mbere na mbere hari abantu bakoze ubukwe harimo na boss wacu Gift. Ubukwe bwiza Gift, ndakubaha ndagukunda ugira urugo rwiza wagize n'ubukwe bwiza. Imana yari yambaye ikote ryiza. Sibyo? Cyane. Ariko mbere na mbere reka maze tubwire abanyarwanda ahantu bagomba kunywera. Cyane cyane abanyeshuri ba Mount Kenya cyangwa Mount Kigali sinzi bitewe no kuntu yivuga. Sibyo? Mount Kigali hariya uyisohokamo gutya kuri gate. Iyo urimo kwinjira ukata iburyo, iyo urimo gusohoka ukata ibumoso. Sibyo? Akabari cyase akabari kitwa Vama Restaurant and Bar. Aho hantu je narahageze ngiye gutegayo umwana ndamubwira ati nsanga hayigara mu kigo, ariko nasanze ibintu bari byiza cyane bafite biyari. Sibyo? Noneho urarya ukanywa ugakina biyari ni heza cyane. Niba utaragera hari ahantu none bafite abaseriveri beza bro. Bafite abaseriveri beza Vama mukomeza imbaraga bafite n'isuku. Abaseriveri beza akazi kikeza. None hari umutipe primo w'Ibogare w'inzobe tuma gukujya nk'uruhara. Yavuze uruhara nanjye numva rwagiye numva ruhise rujyaho mwita ngira ubwoba. Urumva uriya mutipe atanga service neza. Ahubwo nashaka kumenya amakuru niwe manager cyanake. Hari ahantu nyamuneka niba wiga muri Mount Kigali cyangwa Mount Kenya ukaba utarajya hari ahantu ngugeyo uvuye mu kigo ushonje ugenda ugenda no uruhande rumwe n'ukujya urundi n'akabari. Nta kabari keza kine byari muganire mugire iki mutahe kuva kwa kugeza kuwa gatanu ibintu bari munange weekend hanyarukire. Reka jye noho nuritse zino nkuru. Sibyo? N'urutare. Fata ku mavuta nyuma yo guhabwa imbabazi. Sibyo? Fata ku mavuta nyuma yo guhabwa imbabazi agasohoka. Na nyakubahwa umuyobozi wacu agatanga imbabazi ku bantu barenga 1,800. Na fata ku mavuta twagira neza arasohoka. Ariko fata ku mavuta biragira biti abantu batamusuye kandi barakoranaga uzi icyo batangajeho. Inkuru ni nyinshi byadanje. Aya ni amakuru. Sibyo? Fata ku mavuta byaramubabaje n'abantu bari bazi ko ari buvemo. Batungurwa no kubana ageze gute avuyemo. Izo nkuru turazibarura. Inkuru ni nyinshi hano imihanda. Sibyo? Ariko mbere na mbere reka dushimire
bosi wa The Game TV show bamwita Pironika, uriya mutipe w'ikiroso w'umusatsi mani muri iyi showbiz. Afite umutima mwiza, niwe munyamakuru nabonye, arimo bo nabonye bafite umutima mwiza. Pironika respect bro, jewe ndayigutereye, urabizi uri inshuti yanjye, ariko uretse n'ubushuti hari n'abandi n'abavandimwe harya bagutererana, ariko Pironika man ni umwana mwiza, niyo mpamvu ibintu bye akora Imana ibimugendeshamo neza, sibyo? Ariko unanyarukiye urugero unamureba. Ariko tubwira abanyarwanda, sibyo, batarajya kuri Wix TV show, n'uyu mukire wazanye igikoresho kimeze gutya, iyi kamera, banyarukireyo, afite no mu cameraman bro, nuko ari inyuma ya kamera. Izi nkuru ni nyinshi sana. Okay, it's a boy hano kuri Wix TV. Nyamuneka niba ukeneye kudodesha umwenda mwiza, ukeneye kwandikisha ku mwenda, ukeneye gukora logo, ukeneye buri kimwe, nyamuneka hamagara zino nomero 079 544 930. Uyu mujene aragukorera boro za danje. Noneho amakuru yandi ari imihanda bro, reka nkubwize ukuri nayazanye bro. Umuntu witwa G-Tough amakuru yenda yafite bro. G-Tough nyuma y'uko indirimbo ye ikubise Pompo bro, urumva Pompo ya Bruce Melody yaburiwe irengero, ba Kirisizi barahiye, Neri Ngabo na Platini barahiye. G-Tough binakoze na mateka, jewe G-Tough noneho baranga bakwirakwiza amahwenga indirimbo ye bayisibye. Baravuga ngo bamufunze. G-Tough amakuru nizeye 100%, ntagafunze. Ikimenyimenyi gengeye kumuhamagara tumubaze se G-Tough urafunze, sibyo? Katurebe, katumuhamagare G-Tough tumenye koko kafunze. Sibyo, katurebe. Jewe G-Tough ntagafunze bro, indirimbo ikoze amateka muri Kigali. Reka tumuhamagara. Shyiraho loudspeaker abanyarwanda babyumve, bareke kumva amakuru y'ibihuha. Yes G-Tough. Yo. Ndi mu kiganiro. Yego. G-Tough uri kuri Wix TV show suyizi? Wix TV show suyizi? Ndayizi. Turi mu kiganiro. Indirimbo yawe. Yego. Baravuga ngo bayisibye, nibyo? Ntabyo nzi byo ngibyo. G-Tough iri ku. Nama mega nifite narikeneye, niba bayisibye ntabyo nzi. Maze G-Tough. Yo. Batubwaye ngo urafunze. Ndi mu kiganiro live. Yego. Batubwaye ngo urafunze, nibyo? Nese umuntu ufunze aravuga man. Aha. Ndagira ngo menye abanyarwanda tubahereza ukuri bro. Sibyo? G-Tough ndagufana. Indirimbo yawe banajyo bayirebe igikoma wakoze. Yego. Sibyo? Bayirebe tumenye ngo G-Tough hita arayifashe. G-Tough urabizi wajimije Pompo ya Bruce Melody. Yes. Warayijimije. Reka. Uzimya abaneri Ngabo na Platini. Uratangiye. Uzimya abantu basohoye indirimbo bose hawumvikana aragitosa, sibyo? Yego. Iriya ndirimbo yawe ni nziza ifite ubutumwa. Yego. Indirimbo wigeze uko utanga amafaranga ukora challenge? Jewe man, ndi imfubyi nta mama na papa ngira, ndi papa ngani mama man. Staff zanjye ukora nk'umusazi, nta challenge nigeze ngora, sinzi no kunira ndimba namenyekanye. Ntabyo nzi njewe. Aha. Iriya ndirimbo G-Tough twabonaga twumva inkuru ngo Bruce Melody arishyura ngo bakamukora ama challenge. Ariko we nta challenge wakoze indirimbo yarakunzwe. Yego.
Jita shyiramo imbaraga noneho ufate hiti tubone noneho wujuje arena indirimbo yawe nta yindi ndirimbo iravugwa ibi ugereje ibi magana n'abana ndacaho nkumva ese abana nabo basaze yego abana basaze iri banga urimo arikura ye ibanga rya mbere ngiye nizera mu mana mani mu mana ewana ja bless you none se kabisa ngo mukaro warayiretse mukaru se ubundi mukaru ni iki mukaru nyine iki ikinyobwa gisanzwe ngo warayiretse wagiye ku gikoma nsigaye nk'igikoma mani noneho karege ikintu cyanangaje hari ababebe bansuye bandi batatu turashaka ko dutekera igikoma ngo twize sogonderi ngo igikoma tucyanga ngo twageze hanze dusanga indirimbo imwe ngo ni igikoma ngo jese nini utari uko igikoma ngo na papa kimwe igikoma nacyo kiri mu kazi kiri mu kazi Jita ngagira ikintu ubwira abanyarwanda ku bantu bazi ko ufunzwe bano bakaba bati bakurekuye abantu bavunye indirimbo yawe yasibwe gira ikintu babwira man iteka n'iteka rero buriya nkubwiza n'ukuri yego yewe ibintu byanjye mbikora nka Jita abo babivuze nyine ubwo bafite impamvu babivuze yego ni iki kintu wabwira abanyarwanda kugira kuri izi ndirimbo urimo urasohora nziza kandi icyo nababwira cyo ngiye ubundi ikintu na mbere ubundi ibanga rya iyo ufite umufana byose uba ubifite mani yego yego Jita ikomeze kuri uturimo twawe sibyo yego umuhungu turaza guhura umuntu agure na byeri umuntu n'iyi ndirimbo igikoma ikomeze gusa ikomeze bayirebe umva se munyamakuru ngiye mu gikoma sinywa mu byeri mani wowe urimo kunywa igikoma yego shaka nze mbwire Kadoga agiteke